yatubereye nk'akabando giye yambereye akabando impamvu yambereye akabando namuvomyeho ibintu byinshi yakundaga rero kutubwira yigeze yadukoresha amahugurwa icyo gihe abamama aratubwira ngo kugira ngo nguhe ifi nzakwigisha kuyirobera ngaho kugira ngo aguhe ifi ahubwo yakwigisha uburyo ushobora kuyiroba yakwigisha uburyo wayiroba Reka twongeye tubasuze abakunzi ba NTEBE Rwanda mumeze mute aho muri hatandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda atwongeye kubasuhuza reka nanone kandi twongere dusuze abantu batuye hirya kure cyane y'u Rwanda ubwo ndavuga mu bihugu by'ibituranyi Uganda Kenya Tanzania DRC Burundi ndetse n'abantu batuye ku mugabane w'Iburayi abakunda gukurikirana NTEBE Rwanda twongeye kubaramutsa uyu munsi rero turi mu karere ka Huye umurenge n'uwatumba akagari na Kacyarwa ndetse umudugudu cyarwa cy'Imana twagiye gusura rero umubeneficiary cyangwa se umumambre dufasha muri NTEBE International ikintu cyatumye rero tujya kumusura ni iterambere rigaragara amaze kugeraho biciye muri program cyangwa se muri gahunda twita guhindura umuntu w'imbere n'uw'inyuma mu byukuri rero tugiye kubatembereza tubasure mu rugo barahari nk'umuryango batwereka ibintu bitandukanye bamaze kugeraho baduha ubuhamya ese koko ibyo bagezeho babikesha NTEBE International jewe rero ugiye kubatembereza cyangwa se ugiye kubafasha kuganira n'uyu mu beneficiary nitwa Vegas Captain mukurikire kugira ngo tumenye ese koko NTEBE ihindura umuntu w'imbere n'uw'inyuma cyane ko twaje kureba ese yahindutse inyuma mukurikire twasuye umuryango cyangwa se beneficiaries babona inkunga cyangwa se bafashwa na NTEBE International ngira ngo muri kubona ko turi kumwe n'umuryango wose reka batangire batwibwira amazina yabo duhereye kuri uyu nguyu amakuru yawe meza ngaho uvuga amazina yawe yose nitwa Kwizera Uwase Diane Kwizera Uwase Diane iruhande rwe rero hari na mama we reka nawe yivuge nitwa Nyiraminani Rachel Nyiraminani Rachel hanyuma iruhande yiwe hari akana amakuru yawe meza witwa nde Ediyoganja uriga se oya ntabwo wiga iruhande rwa Edison Ganza hari nundi muhungu amakuru yawe meza witwa Mugisha Elia wiga mu kangahe mu wa mbere uvuye kwiga sawa iruhande rwiwe nawe hari umubyeyi w'umupapa nawe reka twibwire nitwa Bakundukize de Force Bakundukize de Force amakuru yawe meza twabasuye rero ahangaha nk'umuryango mu byukuri turi hano nk'intumwa za NTEBE Rwanda kugira ngo tumurikire abakunzi bakurikira NTEBE Rwanda ibyo mugezeho ndi kubona ahangaha mufite inka mufite inkoko mufite imbuto mufite ibintu byinshi cyane mu byukuri turaza gutembereza abantu kugira ngo babibone ibintu mumaze kugeraho ndabaza ninde ariko mwese muri hano reka mbaze mama wanyu ndetse na papa wa Diane turaza kumubaza ibi byose mugezeho ni irihe banga mubikesha ibanga turikesha ibi ngibi nuko twagiranye ikiganiro mbese nabyita nk'amahugurwa twagize amahugurwa tuyabwirijwe n'umushumba wacu Pastor John MULISA ni we wenyine yafashe cyangwa hari n'abandi mwari muri kumwe twari benshi ni kera nuko agakaye nanditsemo ibyo bintu nta gashatse ngo nkabereke karahari kw'imihigo ako gakayi rero ayo mahugurwa twayakoze tutarubaka urusengero John yari ataraba pasiteri higeze hari umushinga yakoreraga witwamo uwo mushinga rero yakoreraga giye nawubagamo
nari mfitemo umwana muri uwo mushinga witwa Mugwaneza Josiane. We yari umukozi pasiteri, ubwo nyine ndamwita pasiteri kuko ubu ni pasiteri wanjye. Icyo gihe yari umukozi. Noneho uwari uhagarariye uwo mushinga yitwaga Amoni. Yitwaga Amoni. Amoni rero aza kujya muri Amerika. Agiye muri Amerika rero aratubwira ati ntabwo nabasiga mwenyine, twarabamama benshi. Hari umuntu nzabaha ariko azabafasha ibyo ari byo byose, akunda gusenga, azabigisha gusenga, azajya abafasha. Nari muri abo bamama rero. Rero John yaje kuza. Aje yari umusore, yari ataranashaka. Yari akiri umusore. Ni nko muri kangahe? Muri 2004, 2005 ndumva ari aho. Yari atarashaka kuko yakoze ubukwe nyine turi muri uwo mushinga. Aramudusigira rero. Yatubereye nk'akabando. Giye yambereye akabando. Impamvu yambereye akabando namuvomyeho ibintu byinshi. Yakundaga rero kutubwira, yigeze yadukoresha amahugurwa icyo gihe abamama. Aratubwira ngo kugira ngo nguhe ifi nzakwigisha kuyirobera. Ngaho kugira ngo aguhe ifi, ahubwo yakwigisha uburyo ushobora kuyiroba. Yakwigisha uburyo wayiroba. Ngiye kubera ko nari naravuye Nyaruguru nyine naraje nje gushaka imibereho, urumva navuye Nyaruguru iwacu mfite intego yo kugira icyo ngeraho. Ubwo naritereye mu gutwi. Byase muri make ni nko korosora wabyukaga. Naritereye mu gutwi. Ariho nkubwira yuko ako gakayi nahise nkandika icyo gihe. Karahari? Kereka kugashakisha ni kugashakisha. Kera. Reka mbanze nibutsa abantu ko Bishop MULISA John ni CEO wa NTEBE International, niwe muntu uyobora National Coordinator wa NTEBE International. Ngira ngo arimo kumuvuga cyane ariko nashatse kugira ngo mbisobanure neza, ni CEO cyangwa se National Coordinator of NTEBE International. Ngaho komeza byagenze gute? Ubwo nyine yamaze kutubwira iryo jambo genda itamugutwi, yararimo tukoresha nk'akanama, arimo tuganiriza, tubwira uko tugomba kubaho, atubwira uko tugomba kwifata. Nibwo rero yatubwiraga ati twaramubajije nyine, tese ifi twayirobera gute? Ahita tubaza tese ntabwo muri mu matsinda? Bamwe bati tuyarimo, abandi ntituyarimo. Ngewe nta tsinda nari mfite kuko nari naraje mpagasa. Ndibuka nahingiraga 250. Umuhinzi nayo yahembwaga. Nayo yahembwaga. Ubwo nahise ngenda, aratubwira ati noneho mwakora itsinda. Ukajya ubika igiceri cya senkanti mu itsinda. Noneho yazagwira ukayabyaza umusaruro ukareba ikintu wakora. Icyo gihe rero nakurikiranye iryo jambo ryo kwirobera. Nkora itsinda, ndibuka ko itsinda twaripangiye mu murima. Twaripangiye mu murima hano twarimo duhinga n'abandi duhingira ayo mafaranga. Dupanga rero iryo tsinda, ndavuga nti reka dukora itsinda kuko baduhemba kuwa gatandatu tujye dukoteza amafaranga 500. Twaje kuyakoteza, yewe mpita ncuruza avoka. Igishoro cyo gucuruza avoka cyangwa se amafaranga watangiranye ujya kurangura avoka, urashaka kumbwira ko yakuye mu itsinda muri ayo matsinda? Nayakuye muri iryo tsinda kuko John nyine yari yatubwiye ati nimukora amatsinda mumenye uburyo mumenya kubika. Nimba wibuka neza watangiranye igishoro cy'amafaranga ngahe urajya kurangura? 5. Cyari 1500. Noneho ujyana 1500 inshuro ya mbere urarangura, byari bimeze gute? Nararanguye nyine ndacuruza, naragendaga nanjye nkaranguza kuri butike. Hari ukuntu butike irangura avoka bagashyiraho bakaza bakagura. Ubwo nanjye nimba naranguye amabasi 2 ndayavandereza ndayatembereza ku mabutike nanjye barandangura. Ubwo rero bamaze kundangura nabonyemo inyungu, mbonamo n'ikiranguzo cyanjye. Inyungu nyine nabashije kuyirya kandi nari ngikomeje no gukora ako kazi. Ndangije rero ndongera ndarangura.
nungutse menshi nkomeza nungura igishoro. Reka- Kuva rero kuri voka Yego. ubwo uko niko twarangije turasa ku ntego muri iryo tsinda twongera umugabane tuva kuri 500 tukajya dukoteza 1000. Mu 1000 rero mu kurasa ku ntego nabonyemo amafaranga menshi mitamva ku rwego rwa avoka njya gucuruza imyenda. Hehe. Nacururizaga mu gasoko hari haruguru. Curuza imyenda najyaga kurangura i Nyanza. Nyanza icyo gihe imyenda yari itarahenda. Ngenda nkayirangura nkongera ngacuruza. Gutyo nibwo buzima nabanje gukora. Ibyo nibyo nabimburiyeho. Ariko mbivoma kuri John. Kuri John. Bishop John. Kuri Bishop. Turaza kubisoza ngira ngo nta kintu muzongera kwitwaza abantu muvuga ngo murakennye cyane cyane abantu bari bafashwa na NTEBE International. Ngira ngo mwabyumvise ushobora no gutangira ku 1500. Yatangiye ku 1500 ararangura avoka arunguka ndetse akajyana nizigama biza kugeraho arasa ku ntego abona amafaranga ava ku rwego rwa avoka agera ku rwego rwo gucuruza imyenda. Ibintu birakomeza ngira ngo ndaza kubereka ahantu ibintu bigeze urwego bigezeho. Reka tuganire rero na Papa Diane kugira ngo aze kugufasha kubera ko twabasanzanga nk'umuryango. Papa Diane twongeye kugusuhuza. Yego miriwe neza. Ndaza kuvuga Papa Diane kubera ko ntabwo umuco wacu twemera kuvuga umuntu mwiza. Papa Diane, Mama Diane avuze urugendo rw'iterambere agezeho kuri ubu ngubu numva rurakomeye. Ese urugendo yagenze mwari muri kumwe cyangwa se waje amaze gusoza urwo rugendo? Twari turi kumwe. Mwari muri kumwe. Wowe gerageza uvunagure mu magambo makeya nawe ku ruhande rwawe urugendo rw'iterambere mugezeho ubu ngubu rwari rumeze rute? Urugendo rw'iterambere tugezeho ubu ngubu kuva twakumva uko umuntu agomba gukora nuko agomba kuba yagera ku kintu twahise dufatiraho kugeza n'uno munsi. Rero mbona turiho nk'abandi bose nta kibazo kandi ndumva bishobora kuba umuntu yakomeza agaterera. Hari ikintu abantu bajya bavuga ngo ese umuntu ashobora gutangirana 1500 akagitangirana mu rugendo rw'iterambere akagera ku iterambere rishimishije gute? Bakavuga ati ntabwo bibaho. Ariko Mama Diane amaze kudusobanura yuko ibyo mugeze ubu ngubu mwatangiranye 1500 ariko byose mukaba mubikesha Bishop John. Ese birashoboka ko 1500 cyakugeza ahantu wishimira ahantu ushobora kuba uri umuryango wawe ahantu urukavuga ati ni sawa? Birashoboka cyane. Ngira ngo rero murimo kubyumva reka tubatembereze. Ndimo kubona inka, ndimo kubona ibitoki, ndimo kubona amapera, amacunga, intababara, ibinyomoro, isombe, ibintu byinshi cyane. Amakuru dufite sasa rero y'ingenzi nuko tufite amakuru yuko mukiza kuba hano mu karere ka Huye nta nzu mwari mufite ariko tubasanze mu nzu nziza. Iyi nzu niyo mwaguze cyangwa niyo mwubakiwe? Niyo twaguze. Niyo mwiguriye mu mafaranga yanyu? Mwayaguze na mafaranga se mwari muvanye aho mwari muvuye cyangwa mwayavanye muri ya matsinda nkuko Mama Diane yabivuze? Twagiye tuyakura mu matsinda andi turayakorera. Muri ya matsinda Mama Diane, reka mbaze yenda Mama Diane yenda niwe wari uri muri ayo matsinda nubwo nawe wamufashaga. Mama Diane, ibyo Papa Diane avuga ngo iyi nzu mwayikuye mu matsinda nibyo? Twayikuye mu matsinda no mu bikorwa twakoraga. Ubwo nubwo twakoraga itsinda nawe je nakoraga itsinda ninge wari urimo mu itsinda. Ariko uwo mu rugo nyine yaramfashaga nawe yakoreraga amafaranga tukegeranya. Twaregeranyaga ariko nanone dukomeza guhabwa ubumenyi ubwenge kuvoma ku bwenge ko na John ntiyigeze yicara. Yarakomeje. N'uyu munsi utari mu itsinda ntabwo waba uri kwa John. Udafite itsinda ubarizwamo ntabwo waba uriyo. Yeweho nanjye ubwanjye yavuze itsinda mbyumva cyane kuko naritangiye 2005. Itsinda natangiye 2005 rero kuba ngeze ubu ngubu turi muri 2021 urumva kugira ngo ndireke biri kure. Ntabwo bishoboka. Aha reka rero dutembere. Abantu bashobora kumva turimo kuvuga ibyo ngibyo bakavuga bati reka dutembere hano ni mu rugo iwanyu.
mugaburira inka mwiguriye inzu bayibonye mugiye mu turima tw'igikoni ndimo kutubona muri make mutwereka activite zanyu buryo mwita ku bintu mugezeho. Reka tugere ku nka nayo kugira ngo babashe kuyibona. Muze ngwino mama Diane kugira ngo abantu bayone. Nushaka umwe afata utwatsi ahereza inka, ndabona nta n'ubwatsi burimo. Aha tugeze ku nka, tuvuye ku nzu tugeze ku nka. Ngira ngo muri kubona inka nziza rwose, inka imaze igihe ahangaha, ndabona imazemo igihe. Mama Dia, iyi nka nayo tubwira ibyayo bimeze bite? Ni umuntu wayikwihereye cyangwa ni umukobwa wawe watanze barayiguha, bimeze bite? Ntabwo ari umukobwa natanze, iyi nka ni umuntu wayimpaye, ni nk'uwo tuyifatanyije kuyorora. Nigeze kubabwira yuko ibi bikorwa ngenda nkora mba nshaka ifumbire, ndashaka gufumbira kandi ntabwo wafumbira utoroye. Ifumbire irahenda, bino hano Diane, ifumbire irahenda cyane. Ubwo rero naho twamaze kubona aho dutuye, urabona tuhabonye nta gihe kinini gishize, nta myaka myinshi ishize. Urugendo ruracyakomeje nk'uko uwo mu rugo yabivuze. Turashaka intumbero irenze izamutse. Tukimara kubona rero aho kuba ko gucumbika, ntabwo nari kororera mu icumbi. Hari igihe nari twacumbikaga mu nzu y'icyumba kimwe, bakundaga kudusura, itorero ryaradusuraga barebaga ahantu tuba. Hari igihe nacumbikaga mu nzu irimo isima, irimo hatoya hatagutse. Ariko tukimara kubona aho kuba, turacyakomeje gutera imbere tuzamuka, kuko ubu tumaze kuruhukaho gato. Ni ngombwa korora rero, twatekereje korora. Si ibi byonyine mubona hano, dufite n'imirima turayatisha y'ibishyimbo, duhinga ibishyimbo, tugahinga ibijumba, tugahinga ibigori mu maparisera. Turi muri koperative ihinga ibigori mu gishanga. Ibyo byose ni ifumbire. Twabitekerejeho rero turavuga tuti nubwo tutarabona amafaranga yo kugura inka nyayo yacu, ariko hari ukuntu twabona inka. Tuza kubiganira n'undi muvandimwe nawe asengera hariya kwa John. Avuga ati dushakishe tubone inka, tujye tubona ifumbire. Iyo nka rero ni iyanjye n'uwo muvandimwe. Nagira ngo tuze kuganira mufite akanyamuneza kubera yuko mumeze neza. Diane ndabona yarakaye. Diane, amakuru yawe? Ni meza. Aha, Dia, Eden Tempo urayizi? Yego. Uyiziho iki? Nyiziho kuko imfasha kwiga, guhera mu wa mbere nkiga yaramfashaga. Yaragufashaga kwiga byonyine? Oya, imfasha no ku byo kurya. Hari igihe baduhaga n'imyenda yo kwambara, iniforome niyo kuzindukana. Umuntu biguha uwo ngo yitwa nde? John Bishop. Dia, ndagira ngo tubwire iyi nka mukimara kubona iyi nka ahangaha, wabifashe gute? Urabona iyi nka igiye gukemura icyano mu rugo? Nabifashe nkuko nari nishimye, nkumva tugiye kujya tunywa amata nk'abandi, tugiye kujya dufumbira tukabona umusaruro uhagije. Ngira ngo mwene Samusura avukana amasunzu. Diane rwose arakerebutse, aratyaye rwose. Iki nicyo dukundira Eden Temple. Umuntu w'imbere yarahindutse n'uw'inyuma yarahindutse. Diane umwana ungana gutya azi agaciro k'inka, aragira ati ubu tugiye kujya dufumbira umusaruro wiyongere. Avuga ati John aramfasha nkiga, ampa n'ibyo kurya. Hanyuma rero ndagira ngo tugende dutembere no mu mbuto. Hano ndi kubona imbuto, ibinyomoro, intababara ndetse n'isombe n'ibindi bitandukanye n'inkoko. Ngira ngo twinjira mu rwose nta kibazo kubera ko ahangaha ni mu rugo iwanyu kugira ngo tubabaze. Aha, ibi ni ibinyomoro rero. Ni ibinyomoro. Nubwo bitarera ariko bimaze kwera. Hanyuma Mama Diane, uragira uti njye na mugenzi wanjye twarateranye dushaka inka kugira ngo tujye dukuramo ifumbire kugira ngo umusaruro w'ubuhinzi wiyongere. Biragaragara izi mbuto zimeze neza, ni ukubera iyi fumbire? Ni ukubera ifumbire. Aha, ubu se ni shyashya cyangwa n'ubundi wari usanzwe uzikora? Ubitangiye ryari ubu buhinzi? Ubu buhinzi butangiye
mbutangiye hashize umwaka. umwaka wose Eh, no kuvuga ngo amafaranga sasa warayahaza nta muntu uhaga amafaranga. ariko bigaragara Nyahaze kuko nyahaze narekeraho. Ariko muri genda komeje. urakomeje intumbero yawe ni ye sasa rero Intumbero yanjye rero ngamije imbere. Ibyo ngamije imbere ni byinshi. ari bijyanye n'ubuhinzi Bijyanye n'ubuhinzi, ubworozi ndetse no kubaka nkavugurura. ukubaka ukavugurura. Hanyuma mama Diane ndabona ahangaha zino mbuto ziri ni mu rugo ni nk'akantu gatoya Hato cyane. ariko byanze bikunze ese ntabwo ufite gahunda yo kwagura ubuhinzi bwawe ukajya ugahinga ahantu hagari? Ni ugushaka amafaranga. Ibyo byose bishaka amafaranga. Amafaranga ni ukuyashakisha kuko nubwo umuntu ajya muri ayo matsinda cyangwa se akaba yakora iki ariko ni ugushakisha amafaranga. Ntabwo ari ukuvuduka, ni gahoro gahoro. Ni gahoro gahoro ni ugushakisha. Imirima y'ini irahenze. Nababwiye ko n'ibishyimbo duhinga twatishije. Inaha ni iki kibanza ubona nicyo mfite navuga cyacu burundu. Ahandi ni ukwatisha, ni ugushaka amafaranga tukishyura. Uramutse uri nk'umuntu ushaka inkunga cyangwa se ubufasha ukumva inkunga ushaka cyangwa se ubufasha ari bwoko ki kugira ngo ukomeze wagure iki gikorwa cy'ubuhinzi? Nasaba inkunga yo gushaka imirima. Inkunga yo gushaka imirima ngira ngo rero murimo kubibona nimba umuntu Shaka aho nkorera nyine kuko hari igihe ufumbira umurima w'umuntu yamara kubona wejejemo imyaka myiza akagukuramo. Akakubwira ngo umurima wanjye ndawushaka. Icyo gihe ukawuvamo. Iyo uvuyemo rero uba ubabaye cyane kuko uravuta hari aharamvunnye, nahakuye umushike, narahafumbiye, none ndahavuye. Ariko ari ahawe ukomeza kuhitaho. Ubuse ahangaha impamvu mpitaho si uko nzi ko nta muntu uzaza ngo ankuremo. Nzi ko nta muntu uzaza ngo ahanyamo ankuremo. Avuga nti ndahahinga iyi ntababara. Iyi ntababara ndayicungira umutekano. yego Iyi ntababara nisaza nzatera indi. Nama mvugurura. Ariko ibi bintu biri mu nshingano zo guhiza, biri mu nshingano za NTEBE. yego Buriya kuba tugera kuri ibi ngibi ni umutima wo kumvira. Si benshi se turi kumwe turi itorero rinini. Ariko ibi ngibi nababwiye ko ari ubumenyi navomye. Ni ubwenge mvoma, ntabwo ari igihe wabyitekerereje ngo mvuge ngo ngiye gukora gutya, ahubwo habayemo kumvira. Byo nigeze kutubwira icyo gihe ku murenge hari haje imbuto zose, imbuto ziribwa, zihingwa, ziribwa. Aravuga ati umukirisitu wanjye ntazabona afite igiti. Ku murenge birahari, mugende mubifate babibahe, mugende mutere. Abandi bati reka data nta naho dufite dutera. Abandi bati no mu mufuka umuntu ateramo imboga, agateramo ikintu kikera, ugashyiramo intoryi, ugashyiramo amashu. Hari ukuntu umuntu akora akarima gikoni agafata umufuka akawugira, noneho agashyiramo urutoryi, rurakura rukagaba ukaba wasarura. Ubwo ni impaka twarimo nyine arimo atubwira inama, kuko yamatugira inama kenshi, ntahwema kutugira inama. Tubwira ati mugende mufate ibiti mutere imbuto ziribwa. Nibwo rero naho twahise tugenda tuzana ririya cunga. ririya cunga niryo watangiriyeho. Ndagira ngo tugende utwereke urubuto watangiriyeho. Twaragiye tuzana ibicunga. Iri niryo watangiriyeho. Ryera bitinze. Ariko urabona ko nta kibazo. Nta kibazo. Ntabwo byaguye. Aha watangire ku icunga. Turagenda tuzanira icunga, tuzana na biriya binyomoro wabonye. Twazanye icunga tuzana na biriya binyomoro turabitera. Turangije turavuga tuti iki gikari cyacu ni kinini, ntabwo byabamo ibi ngibi byonyine. Dutera intababara, wayibonye, dutera uru rusenda. Dore na kariya karima nubwo ziriya mboga mwabonye hariya, imboga burya zituma umuntu abona imirire myiza. Uranabizi uzi n'akamaro kabyo. Imbwije tuhakwizamo imbuto nyinshi. Urabona ni akajaride k'imbuto. Ndi kubibona rwose.
ntabwo wabura icyo kurya dufite n'ibihaza amadegede amadegede n'amapera n'amapera urutoki n'isombe naribonye n'isombe ntabwo warya imbuto utarya n'imboga eh ntabwo warya imbuto utarya n'imboga indyo yuzuye kugira ngo twuzuze indyo yuzuye ariko iyo mfite ibi ngibi mba numva nagira nanjye ubukangurambaga bw'ukuntu najya nanjye nigisha abandi birambabaza iyo ngeze ahantu nkabona umuntu afite imikorere afite ahantu ho gukorera ariko nkabona hambaye ubusa nkabona nta kintu kirimo kuko nanjye navomye kuri John numva nanjye hari abamvoma icyo nicyo cyifuzo mba numva mfite numva nanjye hari abamvoma kuko kuva 2003 mukuraho ikintu guhindura umubiri w'imbere n'uw'inyuma yabitangiye kera atarabana pasiteri nubwo intuze yacu intego y'itorero ryacu ari uguhindura umuntu w'imbere n'uw'inyuma ariko urumva ko je nahindutse John atarabana pasiteri wahindutse kera nahindutse kera kandi ari we mbivomyeho none nawe urashaka kugira abantu uhindura numva nabagira okay gira ngo icyifuzo cyawe kiraza gutangwa abantu bumva washaka guhindura n'abantu bameze bite nabo mwitorero cyangwa n'abanyarwanda muri rusange itorero ryacu rero numva ryakwaguka abanyarwanda n'itorero ntaho bitandukaniye yewe buriya mvuye mu itorero rya Eden Temple nkagenda bakumva ko umukristo wo muri Eden Temple hari ahantu yahinduye yakoze igikorwa cyiza ubwo se si byiza byiza cyane ni ngombwa se abantu bo mu itorero abanyarwanda muri n'abanyarwanda nabo hanze yes ngira ngo rero murimo kubyumva ati yo yagarukira muri Eden gusa kuko ntabwo twikunda dukunda abantu yego rwose nicyo twigishijwe good reka rero tugushimire umwanzi w'amasaha n'igihe turagushimiye cyane uri umuntu w'ingenzi biragaragara ko ufite umuhate ndetse ufite n'ubushobozi bwo kugira ngo ugere ku iterambere rirambye uri umukozi u Rwanda rushobora kwishimira ndi umukozi rwose pe burya ufite imbaraga urakora ngira ngo ukora ni mu mutwe ukora n'ubwenge yes ngira ngo abana mwababonye bameze neza rwose biragaragara ko barya bagashyiraho n'imbuto Diana ameze neza Ediso ameze neza ndetse kandi nabo bameze neza hanyuma rero reka twongere tubashimire cyane mwebwe mukunda kudukurikira kuri Eden TV Rwanda icyambere ugomba gukora ni subscribe comment share kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza ngira ngo rero murimo kubibona rwose yuko ibintu byafashe urundi rwego kuba umuntu ashobora gufata igikari cyangwa se mu rugo field nto icyo twita small field akayibyaza umusaruro ukasanga inababara ikinyomoro urutoki amacunga amadegede inka amasombe nyamara hari abantu bafite amasambu yaraye ngira ngo abo bantu ntabwo bazi indangagaciro yo kubyaza ikintu umusaruro mugomba kumwigiraho byinshi kugira ngo namwe mugere ahantu mugera yaravuze ati navuye mu karere ka Nyaruguru nza ncumbika icyo twita gucumbika cyangwa se gutizwaho kwifogeka cyangwa se kurambika umusaya atari kuko nagiye nkora cyane ngira ngo mwabyumvise video igitangira ageze ku inzu abamo irimo umuriro hari ikiraro harimo inka harimo akarima k'igikoni harimo imbuto mu by'ukuri ni iterambere rikomeye cyane ariko aravuga ngo ibyo byose mbikesha Bishop MULISA John as National Coordinator of Eden Temple International. Reka rero tugushimire kutwakira ndetse no kutumurikira ibikorwa ugezeho. Murakoze cyane. Hanyuma gira ikintu kimwe cyonyine ubwira abanyarwanda muri rusange ku buryo cyababera nk'isomo ry'ubuzima. Ikintu nabwira abanyarwanda cyaba isomo ry'ubuzima no kumvira inama nziza. No kumvira inama nziza umuntu nakwigisha gukora nawe ukabishyiramo imbaraga n'ubushake. Burya ubushake nibwo bushobozi. Ukabishyiramo ubushake. Si imbaraga nyinshi igiye nakoresheje ahubwo nuko numviye umwungeri wanjye nkunda kumwita umwungeri njyewe mwita umwungeri niko kazina nkunda muri jye mu mutima wanjye kuko nasomye Bibiliya nsanga ngo umwungeri
amenya intama ze byo nakunda intama iyo ataza kunyigisha ngo muvomeho ubwo bumenyi ntabwo ibi byose rwose sinjye kubabeye natangiriye kuri voka ndazamutse ngeze gucuruza imyenda mfite ikibanza muri ya soko ritera imbere hari isoko twabonye haruguru mfitemo ikibanza buriya ucururizamo imyenda gusa nuko ubu muri iki gihe cya covid ibikorwa byagabanutse kubera no kurangura ibiciro byarazamutse igishoro ni gitoya nyine murabibona urugendo ruba rugikomeje nta handi hantu tuvoma dukura amafaranga gusa nabwo kandi ariko nubwo ibyo byose mbigeraho iyo bampaye inkunga y'umuceri bajya baduha umuceri mu itorero n'ibishyimbo uwo munsi simpaha uwo munsi ndizigama ryatsinda nyine murahibuka nababwiye uwo munsi ndizigama icyo nakaguze cyo kwiyorosa simba nk'ikiguzi icyo nakaguze igikoresho runaka ku rusengero babiduhaye iyo bampaye isabune simba nkiyiguze ariko noneho ya mafaranga ndizigama naho hantu ngenda nkura ariko noneho amikoro nyine murabibona ntabwo aba ari menshi ni makeya gusa nuko iyo ufite ukujya imbere ntabwo wifuza gusubira inyuma uretse ko aho ni mu mutwe kuko hari n'ubibona akabipfusha ubusada bigahitira yenda ku isoko cyangwa bigahitira bikagira gute ariko ikintu nabwira abanyarwanda ni ukumvira umuntu bagira inama yo gutera imbere bagatega amatwi kandi bagashyira mu bikorwa icyo ababwiye kuko namuvomyeho byinshi yewe ntabwo aragera hano ngo arebe ariko hageze yavuga ati rya jambo ryanjye nasohoye wa mwanya wanjye nafashe nkirirwa ngira abakristo banjye inama nkirirwa mvuga nsakuza mbabwira ntabwo wapfuye ubusa yasanga utarapfuye ubusa ageze hano yasanga utarapfuye ubusa kandi rwose Imana igikomeza imuha umugisha kandi nanjye nabwira abanyarwanda ngo bajye bumvira umuntu bagira inama beye gupfusha ubwenge ubusa sawa murakoze reka tugushimire murakoze namwe yes reka nanone twumve papa wacu kubera yuko nawe ni umuntu mukuru agire ikintu avuga yunge mu ry'umufasha we cyangwa se mu ry'umuntu babana buri munsi papa Diane gira isomo uha abagabo cyangwa se abapapa bagenzi bawe batererana abadamu babo abafasha babo bashaka kugera ku iterambere bakangakurigeraho kubera ko babuze ubufasha buvuye ku bafasha babo burya ikintu bita iterambere iyo mudafatanyije n'uwo muri kumwe nta terambere mushobora kugeraho nk'uko umuntu aba akeneye undi ntabwo mushobora kurigeraho mutandukanye rero icyo kintu uwo ari we wese w'umugabo agiye nagira inama amubwira ngo nafate igihe cy'umudamu we baganire ku bikorwa bagomba gukora babishyire mu bikorwa ikibazo cyabyo iyo gikemutse n'ibindi bigenda biziraho kuzageza igihe ntawe ugira aho agera yego ariko umuntu akagerageza iki niyo nama nabaha urakoze cyane turagushimiye nawe ndabashimiye sawa